Hello. This is Nzuri Business Group Limited. Tukaba twagarutse ahangaha ni Kacyiru muri karitsiye nziza cyane, aho bita mu Kanserege munsi y'ambasade y'Abanyamerika, aho uba witegeye umujyi wose. Ubu ngubu kuri iyi nshuro tukaba tugiye kukwereka igipangu kinini cyane kirimo amazu menshi, amazu akodeshwa, amazu 6. Buri nzu aho ifite ibyumba 2 na salon na salle à manger na cuisine na toilette ebyiri. Hakaba harimo kandi ibikoresho byose ahangaha rero twaba twinjiye mu gipangu. Ngiyi akaba ari inzu ya mbere ibanza iburyo, imeze nk'uko nyine mbabwiye. Ahantu hakaba hafite parikingi nini cyane, kandi akaba nta hantu uhurira n'igitaka kuko ni ku muhanda w'amabuye uriyuca imbere y'ahahoze akarere ka Gasabo munsi y'ambasade y'Abanyamerika. Urabona ko ni ahantu hafite parikingi nini cyane hisanzuye. Urabona imodoka 2 ziraparikamo, hagasigara place vide nini cyane. Iyi ikaba ari inzu ya kabiri. Uruhande rumwe ruriho inzu 3, ngo ukaza muri parikingi, hanyuma ugakomeza ugana hano hari ikigega cy'amazi, noneho ugakomeza. Urabona iyi ni iyindi nzu, ugakomeza ukaza hano muri parikingi. Urabona hitegeye umujyi wa Kigali, urabona view umujyi wose uba ufite rwose. Ahantu heza cyane kandi hinjiza amafaranga menshi, nayo ndaje nyababwire mu kanya gatoya kugira ngo murabibona ko hitegeye umujyi wose, aho ufite view y'umujyi wose. Iyi ni iyindi nzu ya kabiri. Iyi ni iyindi nzu ya kabiri, ya kane maze kubereka 3. Iyi ni iyindi nzu ya 4. Hari indi buze kwinjira muri salo y'imwe wenda iyo nabashije kubisaba, kuko zose ziba zirimo abantu ntizijya zishoma. Iyi ni iyindi nzu ya 2. Iyi nzu rero ikaba ifatanye n'indi nanone ikurikiraho iya 5, ngira ngo iyi ni iya 5. Urabibona buri nzu nababwiye yuko ifite ibyumba 2, toilette 2, salon, salle à manger na cuisine nziza. Iyi ngiyi ikaba ari inzu ya 6. Ngiye kugerageza kwinjiramo. Ari muri salon uko mubibona. Murabibona ko ifite salon nziza, izi ni intebe, parafo nziza, zose niko zimeze. Hano ni cuisine nziza cyane, murabibona. Ni sample n'izindi zose niko zigiye zimeze. Sohoka muri cuisine, gaza murabona salle à manger, table à manger. Hano mu byumba, ukinjira mu byumba iburyo haba hari douche na toilette. Murabibona toilette na douche. Noneho à gauche cyangwa se ibumoso hari icyumba. Icyumba kiba gifite placard. Murabibona icyumba n'ibitanda byiza. Icyumba kiba gifite placard. Noneho hakaza indi cyumba nanone imbere, aricyo wavuga ko ari master bedroom cyangwa se chambre principale. Cya cyumba kinini, icyumba kibona, kiba gifite placard, kikagira na douche na toilette byacyo. Urabibona. Kugira ngo rero nk'uko mubibonye, iyi ni sample y'uko buri nzu bimeze. Ibyumba 2, toilette 2, salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza. Rero ahantu hakaba ari ahantu heza cyane kandi hanini cyane, hakodeshwa harimo ibikoresho byose. Ni apartment niko navuga, ya 2 na salon,
tuwarete ebyiri, salo, saramanje, kwizine, kandi ntihajya haburamo umukiriya habe na mba. Urabibona ni mu mujyi kabisa, ni mu mujyi, kandi noneho ni ku muhanda w'amabuye uyu nguyu wo mu Kanserege. Ahantu rero Nzuri Business Group ikaba iri buhaguhe ukahagura nawe ayo mafaranga ukajya uyinjiza, ukajya winjiza akayabo kaba hano, akayabo kava hano ukajya ukinjiza mu kanya gato cyane. Igiciro muraza kukibona hano hasi kuri iyi video, murajya mukibonaho, turacyandikaho igiciro cyo kuhagura hose, harimo n'ibikoresho byose birimo. Turaje tubabwira igiciro cy'aha hantu, ariko turabadiringira muhagura amafaranga make cyane ku buryo namwe mwazajya mwinjiza aka kayabo rwose k'aya mafaranga. Murakoze cyane rero, mukomeze kubana natwe Nzuri Business Group Limited, nk'uko tubagezaho imari nziza kandi zihendutse umunsi ku wundi. None iki gipangu tubazaniye kiri muri Kacyiru n'akataraboneka, ni mukande subscribe, mukore na share kuri Nzuri Market. Inshuti n'abavandimwe bakomeze bibonere ibi byiza tugenda tubagezaho. Haduhamagara kuri ya nimero 0788484897. Murakoze.